Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza no kwifuriza kugubwa neza no kuzura ubuntu bubonerwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Ngiye rero muganira n'Ebagabo Joseph kandi ngarutse ku bwa Saveur Divine kugira ngo turusheho kongera kungurana ibitekerezo no kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko mumaze kubimenyera. Bene data rero bashiki banjye mwebwe mukurikirana ibiganiro bya Saveur Divine nk'uko mumaze kubimenyera, urubuga rwa Saveur Divine bategurira ibiganiro bishingiye ku ijambo ry'Imana. Ni ryo twifashisha, ni ryo tugenderaho tukaganira kugira ngo turusheho gukomezanya mu by'uru rugendo twatangiye rujya mu ijuru. Bene data rero bashiki banjye mwebwe duhuriye kuri uru rubuga cyangwa mudukurikirana kuri uyu murongo, iki cyumweru turimo tuganira ku kwihangana. Hari abambanjirije babivuzeho cyane ko twifashishije umurongo uboneka mu Baroma 12:12 avuga ngo mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. No murongo turimo tugenda mu kino cyumweru uvuga ngo mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeza gusenga mushikamye. Turi mu bihe bigoye, ibihe bitoroshye, ariko ijambo ry'Imana kintu ridusaba no kwihangana mu bintu byose ducamo. Ntago ntinda cyane kuri iri jambo, ahubwo nari ndagira ngo dusome amagambo y'Imana dusanga muri Matayo ibice byaho 24 umurongo 13 ariyo tugenderaho kuri uyu munsi wa none. Niyo numva Imana ashyize ku mutima wanjye. Mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 24 umurongo 13 haravuga ngo ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Ndagira ngo tuganire kwihangana gushyitsa umuntu kukunesha. Bene data, kwihangana ni kimwe mu ntwari ituma umuntu anesha. Sibye no muri ubuzima turimo bwa Gikristo tuganisha mu rugendo rujya mu ijuru, no mu buzima busanzwe ahanze muri iyi si ya none, kwihangana bishyitsa umuntu kukunesha. Umuntu wese wataye kwihangana ntabwo ashobora gushyikira kunesha. Kugira ngo uzaneshe, kugira ngo uzagere ku cyo ugamije kugeraho, biragusaba kwihangana. Ujye ubaza abantu benshi muri isi bagiye bagera ku bintu bagiye bageraho, bakubwira ko batangiye bigoye ariko bakihangana bakagera ku kintu bari bagambiriye kugeraho. Ushobora kuba ufite intego mu buzima bwawe, ushobora kuba ufite intumbero, hari ibyo ugambiriye kugeraho ejo hazaza hawe, biragusaba kwihangana kubera ko inzira ucamo ntabwo iba yoroshye, ariko iyo wihanganye ubigeraho. Njya nkunda gutanga urugero, iyo ndimo mvuga kwihangana, kureba umwana muto utangiye ishuri, atangira ari muri maternelle, gatangira abyuka atabishaka bimugoye, ariko kubera ko ababyeyi be hari intumbero bafite kuri uwo mwana kugira ngo azige agere ahantu runaka, nawe yamara kugira ubwenge akagira iyo ntumbero, atangira urugendo rwo kwihangana. Wa mwana watangiye binanirana akajya muri primaire akihangana, agakora secondaire akihangana, akajya muri kaminuza akihangana, bikazagira igihe runaka akagera ubwo aba umuntu w'umudokiteri ukomeye cyangwa se izindi nzego zikomeye zo hejuru, ariko abikomoye ku kwihangana. Nta kintu na kimwe muri iyi si ushobora kugeraho utihanganye. Ibyo bitubwira iki rero? Bitubwira ko no mu bwami bwo mu ijuru kugira ngo umuntu azagereyo cyangwa se ubashe kunesha, unesha ibyaha n'ibisa nabyo, biragusaba kwihangana. Ni iri jambo Yesu yabwiye abigishwa be dusanze muri Matayo 24:13 yababwiye ngo uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Yari amaze kuganira nabo amagambo menshi cyane. Nushaka kumva neza aho byari bivuye, uzasoma iki gice cyose cyo muri Matayo 24 uhere ku murongo wa mbere, uzareba aho byari bivuye n'icyo baganiraga n'icyo yababwiraga.
kuko iyo ku murongo wa mbere avuga ngo Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka inyubakire y'urusengero. Hari ibyo bamwerekaga kuri uyu murongo wa mbere, bamwereka imyubakire y'urusengero rwa Yerusalemu ukuntu hari harimbye hameze neza, ariko arababwira ngo mu minsi iri imbere aho hantu mubona ko harimbye, aho hantu mubona ko hameze neza, hazasigara nta buye rigeretse ku rindi. Bituma abigishwa bagira amatsiko yo kumubaza se ni iminsi y'imperuka, ni iby'imperuka se, ni ibihe bintu bigiye kuba. Atangira kubabwira wereho ku murongo wa 4. Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni nge Kristo, bazayobya benshi. Atangira kubagira inama, arababwira ati muzirinde, mu minsi iri imbere hari abantu bazaza biyita ngewe, biyita Kristo, ariko bagamije kuyobya intore zanjye zirakira ku manywa na nijoro. Muzumva iby'intambara, impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ababwira ibyo bintu byose bagahita muzumva intambara nk'izo twumva muri iyi minsi hirya no hino. Arababwira ati si iby'intambara, hazaza n'impuha z'intambara, ariko ibyo byose ntabwo byerekana ko imperuka igiye kuba. Arababwira ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ibi byose mubona bigenda bibaho by'ibishyitsi, by'imitingito, ibirunga bikaruka, byose yarabivuze. Ariko wumve aho yakomeye irya jambo turimo tuganira tugiye kugeraho. Ariko byose bizaba ari itangiro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Arababwira ati hari igihe kizagera mwangwe n'amahanga abahora izina ryanjye, bazabagambanira, ntago bazabumva, ababwira ibintu byinshi, nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. Arababwira ngo hazabona igihe bamwe basubira inyuma bagambanirane bangane, ababwira amabanga menshi, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Avuga ko icyo gihe kizageraho hakabaho n'abahanuzi b'ibinyoma bakaduka bakayobya benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko ababwira ijambo ryiza ariryo twagiriyeho, aravuga ngo ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Hirya y'ibintu byinshi yababwiye bizacamo, kwangana, urukundo rwa benshi ruzakonja, intambara, ibishyitsi, ibindi bintu byinshi yagiye avuga bazacamo. Arababwira ngo ariko uzanesha ni uwihanganye. Bene data, kwihangana ni intwaro ituma umuntu anesha agashingira ubugingo buhoraho. Utihanganye ntibikunda. Turi abatubanjirije urugendo bagiye bacamo, si ibyo no kuri abatubanjirije na Yesu ubwe, kugira ngo abashe kuducungura. Uyu munsi wa none tube turi abaragwa b'ubwami bw'ijuru, bikomoka mu kwihangana yagize. Yatihangana ntibyari gukunda. Yaratutswe, yarababajwe, urupfu rubi rwo ku musaraba, ariko arihangana agera ku cyari cyamuzanye cyo gucungura umwana w'umuntu. N'abandi bamukurikiye bamwizeye, turabasokuruza abagiye batubanziriza muri ibi bintu byo kwizera, bagiye bihangana, nta kindi cyabashoboje kugira ngo babe intwari zo kwizera, babishojwe no kwihangana. Bene data bashiki banjye, mwe mukurikiye ikiganiro cya Saveur Divine, ndagira ngo nongere babwire ngo kwihangana ni intwaro ituma umuntu agera aho agomba kugera. Kwihangana ni intwaro izasurika umuntu imugeze ku bugingo bw'iteka buhoraho. Tukiri mu isi, niko umwanditsi yavuze, yaravuze ngo dufashe igihe mu ntambara. Ntabwo tuzabaho tudafite intambara. Ibiturushya n'ahantu bigiye biri kumwe natwe turaturanye, ibitugora n'ahantu bigiye biri kumwe natwe turaturanye. Hazava kimwe haza ikindi, niyo si turimo nyine. Ariko uwihangana akageza imperuka, uwo niwe uzanesha. Haleluya. Kwihangana gutera kunesha, kwihangana gutera umuntu kugira ibyishimo nyuma y'igihe runaka. Waba ufite intambara uri guhura nazo, waba ufite ibyago uri guhura nabyo, waba uri mu gihe cy'uburwayi, waba uri mu gihe cy'inzara, waba uri mu gihe gikakaye, waba uri mu gihe kigoye, waba uri mu gihe wumva ibintu byakuyobeye, mwene data aragira ngo nongere nkwibutse kino kintu, rushaho kwihangana, uburyo bugusurikira mu kunesha. Kwihangana gutera kunesha. Mwene data mushiki wanjye, wowe ukurikirana ibiganiro bya Saveur Divine, ndagira ngo nongere ngusabire imbaraga zo kwihangana.
abihanganye nibo banesheje, ariko batarihanganye basubiye inyuma baragwa babivamo. Niba ushaka kuzagera mu bwami bw'ijuru, rushaho kwihangana. Kwihangana bitera umuntu kunesha, yaba muri ubu buzima busanzwe, yaba no mu buzima bw'umwuka. Intwaro ya mbere ituma umuntu anesha ni ukwihangana. Ndabifuriza no kuzura ubuzima bwo kwihangana muri iyi minsi turimo igoye. Mwambara imbaraga zo kwihangana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.